ubu si Emelyne ntiyabyara umwana wavamo umuyobozi. Emelyne ntiyabyara umwana wavamo gitifu. Emelyne ntabwo yabyara umwana wavamo umuyobozi w'akarere. Ntabwo yabyara umwana wavamo gavana. Yewe tijedi ndababaye. Umukobwa baramufunze kubera umwe muri mwebwe mw'abakobwa mwe aratekereza reka dufate video reka ngo dutwike, ngo muri gutwika muri geto. Mw'abakobwa mwe mwarekeye kugenda mu dutsiko, kugendera mu kigare. Iriya video niyo mu kigare. Muri mwebwe yatekereje ibintu namwe ati reka tubikore, muremera murabikora. Why not? Kubera iki mwafashe iriya video? Kubera iki mwatekereje gukora kiriya kintu? Mw'abakobwa mwe mwarekeyeho kugenda mu gakundi, mu gatsiko, agakundi, ikigare nicyo kibakozeho. Wa mukobwa kubera icyo utatekereje no ku izina ryawe basi, izina ryawe banaka kubera kazwi tukayihagararaho tukavuga ati tugiye kuyicuruza karabaye, tubonye icyo ducuruza tugiye gucuruza. Why not tutacuruza ibindi bintu? Why not ko dufite ama product menshi twagakwiye kuba turi gucuruza, tukareka gucuruza buriya bugoryi, tukareka kubucuruza, dushaka ikintu cyo ducuruza. Abagore bafite abagabo, abagabo bafite abagore, abakobwa bafite aba boyfriend, abahungu bafite aba girlfriend. Mwiriwe neza, nizere ko mumeze neza. Ikaze muri Traffic Love Story y'uyu munsi. Nitwa TJD. Mbere yuko dukomeza, reba aho hasi hari ijambo subscribe, urikandeho, ukande like ndetse na share, uduhe n'ibitekerezo. Gusa uyu munsi njye hano imbere yanyu mbabaye cyane kubera ko Emelyne afunzwe. Emelyne arafunzwe bitewe na video mwagiye mubona muri benshi. Iriya video y'ubugoryi, iriya video y'ubucucu abakobwa nka bariya batekereje kuba bafata. Hari n'igihe atari Emelyne wavuze ati reka dufate video, hari undi mukobwa watekereje ati reka dufate video, atari Emelyne wabitekereje we ubwe. Kuko umuntu we ubwe ari wenyine ntabwo yatekereza ibitekerezo nka biriya. Kereka yasaze, kereka yasinze, kereka afite ibindi bintu mu mutwe biri gutuma atekereza nabi, cyangwa se yanyweye urumogi. Ibyo bintu nkubwiye nibyo byatuma umuntu uri wenyine ashobora gukora ibintu nka biriya by'ubugoryi. Abakobwa bangana kuriya baremera bafata video imeze kuriya. Njye biba bimbabaje cyane, bikanambabaza umukobwa nk'uriya nka Emelyne yagakwiye kuba ari gufasha igihugu. Yari amaze kugira izina rinini cyane rishobora kuba ryafasha abandi bantu bakaba barizamukiraho kubera izina afite. None dore izina rye, reba ukuntu arigize, dore ukuntu ribaye, reba ukuntu ribaye. Ibaze kweri. Njyewe tijedi ndababaye. Umukobwa baramufunze kubera umwe muri mwebwe mw'abakobwa mwe aratekereza reka dufate video reka ngo dutwike, ngo muri gutwika muri geto. Mw'abakobwa mwe mwarekeye kugenda mu dutsiko, kugendera mu kigare. Iriya video niyo mu kigare. Umwe muri mwebwe yatekereje ibintu namwe ati reka tubikore, muremera murabikora. Why not? Kubera iki mwafashe iriya video? Kubera iki mwatekereje gukora kiriya kintu?
saa izi ngizi muri guteza igihugu impagarara. Ubu kigiye gutangira gutegura ati tugiye kujya dukora ibintu nk'ibi kugira ngo dufashe abana b'abakobwa, ariko natwe igihugu cyacu byibuze ntabwo tukirenganya, gikora uko gishoboye, ahubwo twebwe mayindi zacu wagira ngo hari ahandi hantu zibereye, ubwonko bwacu wagira hari ahandi hantu buba buri gutekereza. Igihugu kidufiteho imigambi myinshi cyane, ariko tukagitera umugongo. Kubera iki turi gutera igihugu cyacu umugongo? Kubera iki? Why not? Kubera iki turi gutera igihugu cyacu umugongo? Mwa bakobwa mwe namwe mufite uruhare mu kubaka igihugu. Kubera iki muri kwiyangiza muri ubu buryo? Kubera iki muri kwiyangiza muri ubu buryo? We birababaje cyane, birababaje. Uzi ko mwabigize nk'ibintu biri very easy, arega muri kubiteramo urwenya, muri kubizamura mukabigira nk'ibintu byoroshye. Biriya bintu biroroshye buriya. Ubu si Emelyne ntiyabyara umwana wavamo umuyobozi? Emelyne ntiyabyara umwana wavamo gitifu? Emelyne ntabwo yabyara umwana wavamo umuyobozi w'akarere? Ntabwo yabyara umwana wavamo gavana? Mwa bakobwa mwe mwarekeyeho kugenda mu gakundi, mu gatsiko, agakundi, ikigare nicyo kibakozeho. Ikigare nicyo gitumye muri ahantu muri kuri RIB, murafunzwe bitewe n'ibintu mwakoze, bitewe n'ibintu mwatekereje gukora. Bitewe n'ibintu mwatekereje gukora, bitewe na videwo. Wa mukobwa, kubera icyo utatekereje no ku izina ryawe basi, izina ryawe. Bariya bandi bose ni wowe utumye nk'aho bafungwa, kubera ko ufite izina rinini cyane. Abantu bahise bakubona, bahita basharinga videwo yawe. Bakubonye baravuga ati uyu muntu turamuzi, uyu muntu aratuma tubona viyuzi, uyu muntu aratuma ducuruza videwo. Abanyarwanda ubu ngubu za izi ngizi nicyo kintu duhagazeho. Turi gufata videwo ya runaka kubera kazwi, tukayihagararaho, tukavuga ati tugiye kuyicuruza karabaye, tubonye icyo ducuruza tugiye gucuruza. Why not tutacuruza ibindi bintu? Why not? Ko dufite ama product menshi twagakwiye kuba turi gucuruza, tukareka gucuruza buriya bugoryi, tukareka kubucuruza, dushaka ikintu cyo ducuruza. Niba nta kintu ufite cyo gucuruza, icara wemere ko utabishoboye. Ndabwira ndi umusimoro content creators, ndabyemera, ndi umusimoro, ndi mutoya cyane. Ariko nk'uko mubibona ntabwo nje hano kuri YouTube ngo nje gucuruza, gufata videwo z'ubugoryi nkazira ngo nzicuruze hano. Videwo ngewe ubwanjye nifatiye niyo ngomba gucuruza hano kuri YouTube, niyo ngomba gucuruza kuko iba yamvunnye cyane. Imvune nanjye izambyarira umusaruro. Imvune izana umusaruro niyo yaba ari mukeya, ariko uwo musaruro ngo ubone, menye ko iyo videwo ari njyewe yavunnye. Ayiwewe, mureke dufungure aya mavisi, mureke aya mavisi tuyafungure, noneho muganga asane. Abaganga bashinzwe uburwayi bwo mu mutwe,
mufungure aya mavisi, mufungure aya mavisi, mufungure aya maburo, mwongere musane, mwongere musane, musa n'ahangiritse, musa n'ahangiritse, kuko ibi bintu ibi bintu wapi, ibi bintu wapi, ntabwo ari byo habe na gatoya. Igihugu gifite ibindi bintu byo gukora bitari biriya, bitari kwiruka muri biriya bintu. Ko umuntu yafashe videwo kubera ukuntu azwi, videwo turayibonye, nta kindi kintu dutekereje, turayipositinze kugira ngo winjize ubone viyuzi, kugira ngo winjize, kugira ngo umenyekane. Mbega ibintu turi gukora, mbega ibintu turi gukora, twagakwiye kuba turi kwiseka. Mbega ibintu turi gutekereza, mbega ibintu turi gukora hano kuri YouTube. ngo umuntu arazwi, tubonye videwo tugiye ayo we washuhiranye, ni wowe ndi gutinda kuyishyiraho, ndi gutinda kuyaprodinga, ndi gutinda kwaprodinga videwo y'ubugoryi, videwo y'ubugoryi ngo ugiye kuyaprodinga kuri YouTube. Nta n'ikintu namarira umunyarwanda, nta n'iki. Ubu se iri kudufasha iki iriya videwo, iri kudufasha iki? Tujye tuvugisha ukuri, tuvugisha ukuri, iriya videwo iri kudufasha iki? Iri kudufasha iki? Iriya videwo hari etaje yubatse muri kubona ihagaze mu mujyi wa Kigali. Tuvuga ati wenda iriya videwo yubatse etaje, tuyishyigikire, tuyihereze umuriro. Tuvuga ati iyi videwo yubatse etaje. Hari etaje muri kubona iriya videwo yubatse ku buryo mwakomeza kuyuririraho, mukomeze. Tijade ngiye muri kugira ngo ndi kuvuga bino bintu atari ukubera ko mbabaye. Ndababaye cyane, ndababaye. Nta kintu turi kubaka muri sosiyete, ntacyo, nta na kimwe. Ese mwaba content, abantu ba content bo kuri YouTube, hari izindi content nyinshi mwagakoze, izo content zikaba ziri kutubyarira umumaro, zikaba ziri kutwungura ibitekerezo. Izi ngizi uri umunyamakuru, ufite kamera irenze ifata videwo neza, wagakwiye kuba uri gukora iyindi content atari iyi ngiyi y'ubugoryi. Kubera umuntu, kubera kazwi, mubonye videwo ye, ntabyo kuyiha akabanga basi, ntabyo kuyiha akabanga basi, ntabyo kuyiha akabanga basi. Yewe, mbega. Ikigare, ababyeyi nibo bakubwira ati wa mwana wareka kugendera mu kigare, wa mwana wareka kugendana na bari abantu ko barakwanduza imico mibi. Wa mwana we, kandi dore ndi kukubwira wa mwana we. Umubyeyi niko avuga.
ubundi natwe tugahita tubate hoyasha ariko mere ubumbwira iki wowe mere ubumbwira iki mere ubumbwira iki wowe ubumbwira iki ukagenda wabyimbye arega mu muhanda wumva ko ibintu mama wawe akubwiye cyangwa se papa wawe cyangwa se uwo ari we wese ukurera ukumva ko ibintu akubwiye nta kintu bivuze nta n'ikintu bimaze. Mwabana mwe mukiri batoya iriya video twabonye nuko umwe muri bari abakobwa bamubwiraga akigira songare akavuga ati wapi ntago bindeba, akumva ko ibintu byose yabikora, akumva ko ibintu byose ashatse gukora yabikora. Dore bibyaye video none dore bari muri RIB. Barihe muri RIB barafunzwe kubera ko umwe muri bo atahawe uburere. Ndabwira uwazanye igitekerezo cyo gufatira video y'ubugoryi nk'iriya ntabwo yahawe uburere, cyangwa se baramubwiraga agafunga amaburo akavuga ati ntabwo bindeba, akavuga ati ntabwo bindeba, ati mere ibyo uri kuvuga byose birakureba, njyewe ntabwo bindeba. Mw'abanyarwanda mwe ibi bintu birakwiye, tubishyigikire, birakwiye, ntabwo bikwiye rwose, ntabwo twabishyigikira, habe na gato. Nababaye, nabuze icyo mvuga, ariko basi byibuze mwumve bino bintu, murebe ikintu mukora, murebe ikintu mwa producinga. Abanyamakuru murebe ikintu mukora, ndavuga abantu ba content creators bo kuri YouTube. Niba nta content ufite ugende, sibyo? Niba nta content ufite genda. Ese mwari mwabona Ruki ya produce ibintu by'ubugoryi? Ese mwari mwabona umuntu witwa Red Blue GD? Mwari mwabona ya produce ibintu by'ubugoryi? Mwari mwabona umuntu witwa Kiramani ya produce ibintu by'ubugoryi? Harica no twagakwiye guhereza award, ariko igihugu cyacu cyazazanye aka kantu kugira ngo hano mu Rwanda hari amacano menshi, hari amacano yagakwiye guhabwa award bitewe n'ibintu akora, bitewe n'akazi akora. Akazi akora nta kandi akazi ziracano twagakwiye kuzihereza award. Hari cano twagakwiye guhereza award. Igihugu kibishinzwe cyagakwiye kunyumva kino gitekerezo kuko nicyo. Hari cano zituma abanyarwanda bishima. Urugero nka Jenny's Comedy, urugero nka Kiramani Empire yagakwiye guherezwa award. Urugero cano ya Nyambo yitwa Miss Nyambo yagakwiye guherezwa award. Cano yitwa Irebero TV yagakwiye guherezwa award. Twakwiye kujya tuzitondeka tukareba cano ya produce ibintu byiza
bifasha abanyarwanda tukazihereza award, izo cano tukazihereza award kubera ko izo cano zidufasha kurera, zidufasha gutuma abanyarwanda bishima, zituma abanyarwanda bamenya buri kimwe icyo ari cyo cyose. Cano yitwa Red Bull GD ituma tumenya amakuru. Hari amacano menshi ya uploading ibintu byiza cyane, twagakwiye ayo macano twagakwiye kuyahereza award kuko ayo macano ararenze cyane. Cano ya Rocky Entertainment yagakwiye guherezwa award kubera ko ikora ibintu byiza. MIE Empire yagakwiye guherezwa award. U Rwanda rujye rukora liste kugira ngo aka kavuyo k'amacano, kugira ngo umuntu uza hano wese kuri YouTube aje gukora content, aza gukora content imurimo, kandi iyo content ayicreatinge neza, avuga ati content ninyikora neza nzahabwa award ku rwego rw'igihugu, nzahabwa award ku rwego rw'igihugu. Igihugu cyumve ko hari amacano yagakwiye guherezwa award kuko ayo macano arabikwiye, kuko ayo macano adufasha byinshi. Nakubwiye amacano yo ndi kwibuka njyewe yo nkunda gukurikirana. Hari andi macano menshi cyane hari amacano yigisha guteka, hari amacano yigisha ibijyanye n'ubuvuzi, uko wafata neza umubiri wawe. Ayo macano arahari. Ayo macano niyo twagakwiye kuba turi kureba, twagakwiye kuba turi gukurikirana saa izi ngizi, kuko ayo macano yaba ari kutwubakira ubuzima, yaba ari gutuma tumenya ibintu byinshi cyane. Tukareba amafilime menshi, tujye kuri Zacu TV turebe filime. Filime haba harimo inyigisho. Tureke kureba video zino z'aba Emelyne, zino ziradufasha iki? Mw'abanyarwanda zino video ziradufasha iki? Nta kintu ziri budufashe, nta na gito, ntacyo. Zadufasha iki none? Zadufasha iki? Ko ndi kubivuga ntabwo muri kunyumva. Why not mutari kunyumva? Zadufasha iki zino video z'aba Emelyne? Zadufasha iki? Krizo kudutera agahinda no kubabara cyane. Ese video ya Emelyne yasohotse byibuze basi hari wenda hari abantu creatinzeho content, nanjye ndimo mu bakozeho content, ariko iyo content nayikozeho mbabaye cyane ndi kubwira abanyarwanda igikwiye. Ntabwo ngiye nafashe video ngo nya-uploading ngo nyerekane nyigaragaze. Nuko nabonye iriya video nkabona hari ikintu ngomba kuyivugaho, hari ibintu ngomba kuyivugaho kugira ngo ibi bintu biveho, bicike, biveho. Ese ntawagirira wenda nimba umusitari yanacitswe agakora ikintu kitari cyanyacyo, gute utamugira inama? Gute utamugira inama ukamubwira ati bino bintu uri gukora ntabwo ari byo? Ariko umusitari ni umuntu nkawe, ushobora kumwegera ukamubwira ati bino bintu uri gukora ntabwo ari byo. Wenda akabikomeza wamugiriye inama, sibyo? Wenda akabikomeza wamugiriye inama. Ibaze kweri ibintu turi gukora mu gihugu cyacu. Ibaze kweri. Ubu badushime se? Mw'abakobwa mwe murebe ikintu mukora, mw'abakobwa mwe mwihesha agaciro. Nimwihesha agaciro ibindi bintu byose bizashoboka. Mwibuke ko mw'abakobwa mwe mufite ibitekerezo binini cyane. Wa mukobwa we ushobora gukora ikintu kinini cyane ugaha abahungu akazi, sibyo? Wa mukobwa we uri kundeba, waha umuhungu akazi. Menya ko ufite imbaraga wa mukobwa we, ufite imbaraga. Waha abagabo akazi buruta
abo uruta wabaha akazi, waha abahungu mwiganya akazi. Ufite ibintu, wa mukobwa we, namwe mufite ubwonko bunini cyane. Birashoboka. Hari abakobwa benshi, hari ingero nyinshi z'abagore zimajije gutera imbere, sibyo? Reka mbasezere mbabwire ngo mwakoze cyane kureba iyi videwo, kandi nimba wayirebye ikarangira ukaba ugeze aha ngaha wayirebye yarangiye, hari n'ikintu wakuye muri iyi videwo. Nimba hari ikintu wakuye muri iyi videwo, ni byiza cyane kuba wagikuyemo. Reka nkubwire ngo tubonane ku munsi w'ejo mbahereza indi videwo. Nitwa TJD, this is traffic love story. Iyi cano narababwiye ngo ni cano nziza cyane izajya ifasha abakobwa cyangwa se abagabo cyangwa se abagore cyangwa se umuntu wese ukiri single mu bintu bijyanye n'urukundo, ariko nuko namwe mubigiramo uruhare runini cyane. Nuko ukora subscribe, ukaduha ibitekerezo, ikindi ukajya ureba videwo iyo ari yo yose inyuze hano kuri Traffic Love Story. Bye.